avoka. Ntangiye mvuga avoka, nyamara kuvuga avoka mu mutwe wawe hajemo ibintu bibiri. Kuri uriya muntu ufite ikibazo ukeneye ubwunganizi mu by'amategeko, ubatangiye kwibwira ati iki kinyamakuru kigiye kuvuga iki ku bavoka. Reka sintere urujijo ntinda, ahubwo mubwire nti inshuti n'ubuzima tugiye kuvuga ku rubuto rwitwa avoka, abatebye bakarwita umucamanza. Mu kiganiro cyacu giheruka twaganiriye ku nshuti y'ubuzima twise Tei, abanyamahanga bakayita rosemary cyangwa romare. Abari basanzwe bakizi batubwiye ko mu kinyarwanda cyitwa romari. Barakoze cyane Sandra Redempta n'Uwimana Aimable, abandi sinarondora. Twanzike tutanzura ahubwo dutangiye. Ufashe isahane yawe, uyipakiye ibijumba, uyipakira ibirayi, yewe umuceri na spaghetti, inyama sinakubwira, ukoze ikirunga muhabura karisimbi na nyiragongo. Abasiko rero nuko batebye iyo babonye wiyaruriye byinshi muri internet. Nyamara ariko wibagiwe urubuto rw'ingenzi rubihatse byose, avoka, inshuti y'ubuzima. Hari impamvu 12 zatuma ukunda kurya avoka kenshi. Avoka ni urubuto rukunzwe cyane hirya no hino ku isi. Igiti cya avoka cyatangiriye mu gihugu cya Mexique, kigenda gikwira isi yose. Bamwe bakoresha avoka mu kwirya, abandi bayikoresha mu gushaka ubwiza, ndetse nakoreshwa mu nganda hagakorwamo amavuta. Nubwo bimeze gutyo, ariko hari benshi batajya bakozwa ibyo kurya avoka, bamwe bayita ko ari ibiryo by'abana n'abagore, ndetse abandi ntibaza akamaro kayo. Gusa uru rubuto rugira akamaro kenshi ku buzima bw'umuntu muri rusange. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyandika ku buzima bita El Crema, mu nkuru bahaye umutwe ugira uti 12 reasons you should eat more avocado fruit. Tugiye kureba impamvu zatuma ukunda kurya uru rubuto rukoreshwa n'abatari bakeya ku isi. Avoka ikungahaye cyane ku myunyungugu yitwa potassium. Iyi myunyungugu ya potassium ikenerwa cyane n'umubiri wacu kuko ituma umutima ukora neza, bityo bikakurinda indwara zifata umutima, ndetse bigatuma umutima utera neza n'amaraso agatembera neza. Avoka ifasha amaso gukora neza. Avoka kuko ikungahaye ku binyabutabire bita lutein na zeaxanthin. Ibi rero bifasha amaso yawe kutangizwa n'imirasire y'urumuri. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bakunze kurya avoka ntabwo bagira ibibazo by'amaso, ndetse ntibahumwa imburagihe. Avoka ifasha mu gutakaza ibiro. Nubwo abantu benshi usanga bavuga ko ari amavuta aba muri avoka ashobora gutera umubyibuho, sibyo, kuko ahubwo avoka igira ibinure bita monounsaturated fat. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibi binure ari byiza kuko bifasha umubiri wawe gutakaza ibinure bibi, bityo bikagufasha kunanuka. Byibura jya ugerageza kurya igisate cya avoka buri munsi. Avoka ituma ugubwa neza mu mutwe. Muri avoka habonekamo icyo bita folate. Iki rero ni ingenzi cyane ku mikorere myiza y'ubwonko, kuko nk'iyo uburiye intungamubiri ushobora kurwara indwara yo kwiheba cyangwa agahinda gakabije, depression cyangwa depression. Iriya ntungamubiri kandi ifasha abagore batwite kubyara abana bameze neza. Ni byiza ku mugore utwite kurya avoka. Avoka ituma umubiri uhorana imbaraga. Avoka ikungahaye cyane ku ntungamubiri zo mu bwoko bwa vitamine B nka B1, thiamine, B2, riboflavine na B3, niacin. Izi rero zifasha umubiri guhindura ibyo twariye mu imbaraga z'umubiri. Kurya avoka rero bituma umubiri udacika intege. Ikindi kandi iyi niacin iboneka muri avoka ifasha ukutabyimbirwa k'umubiri, ndetse bikanarinda imitsi y'amaraso bita imijyano arteries, kuko iringaniza igipimo cya cholesterol mu mitsi. Ni nziza ku mutima avoka, inshuti y'ubuzima. Ibinure byiza byitwa monounsaturated fat twabonye biboneka muri avoka bifasha imitsi y'amaraso kumera,
ndetse bigatuma n'umutima ukora neza. Ubushakashatsi buheruka gukorwa vuba bwagaragaje ko avoka ifasha mu kugabanya ibinure bibi bad cholesterol, ndetse igafasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Avoka ni nziza ku bwonko. Avoka ikungahaye ku ntungamubiri ya vitamine A. Iyi rero ifasha kurinda indwara y'ubwonko bita Alzheimer's disease, ndetse ikanafasha ubwonko kugira ubushobozi bwo kubika ibintu ndetse no gutekereza. Avoka ituma amagufa akomera. Kurya byibura igisate cya avoka ku munsi uba uhaye umubiri wawe 15% bya vitamine K umubiri wacu ukenera. Iyi vitamine rero ifasha amagufa kuremera ndetse no gukomera, ndetse bikanarinda kuvunika ubusa. Ni byiza rero kurya avoka kenshi niba ushaka kugira amagufa akomeye. Avoka ni nziza ku ruhu rwacu kuko avoka uyiriye cyangwa ukayisiga ku ruhu mu byo bita mask. Vitamine C dusanga muri avoka ifasha uruhu rwawe kugaragara neza kuko ikuraho iminkanyari, ndetse ikanarinda imirasire y'urumuri kwangiza uruhu. Niba rero ushaka kugira uruhu runoze ndetse rusa neza, tangira wige kurya avoka. Avoka ifasha guhangana na kanseri. Avoka igira ikinyabitabire bita oleic acid. Iki kandi kiboneka mu mavuta ya olive no mu bunyobwa. Iki rero gifasha guhangana na kanseri y'amabere. Ikindi kandi ubushakashatsi bwagaragaje nuko avoka igira ibyo bita avocatine B, bikaba byica uturemangingo twa kanseri. Avoka ifasha prostate gukora neza. Ikinyabutabire bita beta sitosterol dusanga muri avoka gifasha kurinda prostate ku bagabo, ndetse kikanafasha abagabo bafite prostate yabyimbye kumererwa neza. Niba rero urwaye prostate ndetse ushaka no kuyirinda, ni byiza kujya urya avoka buri munsi kuko bizagufasha. Tangira wige kurya avoka, bizatuma umubiri wawe ukora neza ndetse ukagira ubuzima bwiza. Avoka inshuti y'ubuzima. Niba umaze iminota yose uduteze amatwi, uri inshuti y'ubuzima. Igihembo ukwiriye. Ijambo ryiza rikubwira riti wakoze kuduha umwanya wawe ungana utya, umwanya w'agaciro kanini. Nubwo ngo igihe hari amafaranga agakoreshwa mu gushaka ubuzima, amafaranga ni nayo agura avoka, inshuti n'ubuzima. Birashoboka kandi ko aya makuru umenye kuri avoka haba hari n'abandi baba bayakeneye ariko bakaba batarayagira, batarayamenya. Sangiza aya makuru abo ngabo ukeka ko bayakeneye. Ushobora kandi kuba hari igitekerezo ukeneye kutugezaho, bya bindi bita comment. Ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyi telefone 0788 77 71 95 0782 73 195.